Muraho neza abakunzi bacu. Uyu munsi muri iki kiganiro, iki ni cya kiganiro mba ngira ngo niba ukigezeho wicare utege amatwi. Murakaza neza abakunzi bacu kuri uyu muyoboro wa YouTube channel yacu. Murakaza neza kuri iki kiganiro kidasanzwe. Uyu munsi tugiye kuvuga ku bintu bimwe by'amayobera byabaye ku isi. Ibintu byatumye abantu bibaza ibibazo byinshi, bamwe bagabishakira ibisubizo imyaka n'imyaniko. Hari amato yaburiwe irengero, hari abantu baburiwe irengero mu buryo budasobanutse. Hari ubutumwa bwafashwe mu majwi abantu batigeze bamenya neza aho bwaturutse. Hari abantu bavuga ko habayeho ibintu bidasanzwe cyane, ariko ikibazo ni iki: ese ibyo byose ni amayobera koko, cyangwa hari ibisobanuro bya siyansi tutaramenya neza? Uyu munsi tugiye kureba ibintu 10 byatumye isi yose yibaza ibibazo byinshi, kandi uko tugenda twegera nimero ya mbere niko ibintu birushaho kuba amayobera. Komeza urebe iyi video utagize naho musimbutsa kugeza ku musozo, kuko nimero ya mbere ni inkuru imwe mu zatumye abantu benshi bibaza ikibazo kimwe: ese koko hari ibintu bimwe na bimwe tudashobora gusobanura? Ku mwanya wa 10, amato n'indege byaburiye irengero mu nyanja. Tekereza uri mu ndege, uri mu kugenda neza, abapilote bari kuvugana n'abagenzuzi b'indege. Hanyuma mu kanya gato communication igahagarara. Indege ntikaboneke, nta muntu uzi neza aho yagiye. Mu mateka y'isi habayeho inkuru nyinshi z'amato n'indege zagiye zibura. Ibi nibyo byatumye abantu benshi batangira kuvuga ku hantu hamwe hazwi cyane ku nkuru z'amayobera. Bermuda Triangle ni agace k'inyanja kari hagati y'ahantu hatandukanye muri Atlantique. Hari inkuru nyinshi zagiye zivuga ko amato n'indege byagiye biburira muri ako gace. Abantu bamwe bavuga ko ari ububasha bw'amayobera. Abandi bavuga ko bishobora guterwa n'ikirere kibi, amakosa yayoboraga amato, cyangwa izindi mpamvu zidasanzwe. Ariko uko byagenda kose, izi Bermuda Triangle rikomeje kuba rimwe mu mazina akunzwe kumvikana cyane iyo havuzwe amayobera ku isi. Tekereza uri mu bwato nijoro, hirya yawe amazi gusa, nta gihugu ubona, nta muntu. Hanyuma ukumva radiyo itangiye gukora amajwi adasanzwe. Wakora iki? Reka duhite twikomereza ku mwanya wa 9. Icyo wakora urakimbwira muri comment. Ahantu hatangaza abantu ku isi. Ku isi hari ahantu hatandukanye abantu benshi basura, ariko hari n'ahantu bamwe bavuga ko hatuma bumva ibintu bidasanzwe. Hari amazu ashaje, ari ibitaro bya kera, hari prisons zabaye kera, hari castles zitumvikana,
Abantu bamwe bavuga ko iyo bageze bumva amajwi, abandi bakavuga ko babona ibintu bitagaragara neza. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: ese ayo majwi aba ari imizimu, cyangwa nuko ubwenge bw'umuntu bushobora gusobanura ikintu bidasanzwe mu buryo butera ubwoba? Tekereza winjiye mu nzu ishaje imaze imyaka irenga 100, imyaka 100, urugi rugakinguka nta muntu uhari, uhumva intambwe ariko urebye nta muntu ubona. Icyo gihe wakomeza imbere cyangwa wahita usohoka wirukanka. Izi nkuru zikomeza gukurura abantu kuko akenshi haba hataboneka igisubizo cyemewe na buri wese. Twikomereze ku mwanya wa 8. Amajwi atangaza yumvikanye mu nyanja. Inyanja nini cyane kandi hari ibice byinshi abantu batarasobanukirwa neza. Mu myaka yashize abashakashatsi bagiye bafata amajwi atandukanye aturutse munsi cyangwa mu mazi y'inyanja. Bamwe mu bantu bumvise ayo majwi bahise batangira gutekereza ku biremwa binini cyane. Abandi batekereza ko bishobora kuba inyamaswa. Hari n'abavuga ko bishobora kuba ibice by'ibikorwa by'ibidukikije. Ariko iyo wumvishe ijwi ridasanzwe rituruka ahantu hatagaragara, ubwenge bwawe bwahita butekereza iki? Akenshi abantu batinya cyane ibyo batabona. Kandi inyanja nini imwe mu hantu ku isi ishobora gutuma umuntu atekereza ibintu byinshi. Tekereza uri wenyine mu bwato nijoro, hasi yawe hari amazi maremare cyane, inyanja. Hanyuma ukumva wow, ijwi ridasanzwe riturutse hasi. Ntabwo ubona ikintu ariko uraryumva. Wakomeza kugenda. Amato yakoreshwa amajwi yo mu nyanja. Reka twikomereze ku mwanya wa 7. Umwanya wa 7 turasanga imijyi yatawe n'abantu. Tekereza umujyi wari utuye n'abantu benshi, hari amaduka, hari amashuri, hari imodoka, hari imiryango. Ariko nyuma y'igihe abantu bose baragenda, hasigara amazu gusa. Imihanda igitangira kumera kw'ishyamba, windows zigacika, imodoka zigatangira gusaza, kandi ahantu habaga huzuye abantu hakaba hatuye cyane. Ku isi hari imijyi imwe n'imwe yatawe kubera impamvu zitandukanye. Hari yatawe kubera intambara, hari yatawe kubera impanuka, hari yatawe kubera ibibazo by'ubukungu cyangwa ibidukikije. Ariko iyo urebye amashusho y'ahantu nk'aho, ushobora kwibaza uti, abantu bari batuye hano bari hehe ubu? Reka twikomereze ku mwanya wa 6. Abantu baburiye irengero. Hari inkuru nyinshi z'abantu bagiye babura, bamwe nyuma bakaza kuboneka, abandi ntibazongere kuboneka ukundi.
hari ababuze bari mu ngendo, hari ababuze mu misozi, hari ababuze mu nyanja, hari n'abagiye mu rugendo rusanzwe bakabura, maze nyuma yaho ntibongere kuboneka. Ibi ni bimwe mu bintu bibaza kandi biteye amayobera ku muryango ubu ushaka igisubizo gihamye. Ese byagenze bite? Ese umuntu ari he? Ese hari icyamubayeho? Iyo ibisubizo bitabonetse nibwo inkuru zitangira gukura, zikaguka, abantu bagatangira theory zitandukanye. Hari uvuga ko yaburiwe n'abagizi ba nabi bakamugirira nabi, undi akavuga ko yaburiwe n'impanuka, undi akavuga ibitekerezo by'amayobera, ariko ukuri kuguma kuba kure. Katwikomereze ku mwanya wa 5. Mbere yuko dukomeza, ndagira ngo niba ufite business yawe, ufite ibikorwa wifuza kumenyekanisha, watugana Chalam Hope TV. Uhamagara ku cyicaro gikuru cya Chalam Hope TV, nimero yabo igendanwa ubandikiraho kuri WhatsApp ni 0793125573, ubundi bakagufasha kumenyekanisha ibicuruzwa byawe hirya no hino ku isi. Duhite twikomereza ku mwanya wa 5, imbonera idasanzwe mu kirere. Abantu benshi ku isi bavuga ko hari igihe babonye ibintu bidasanzwe mu kirere. Hari ururimi rugenda babonye mu kirere, ari ikintu kiragara nk'aho kigenda vuba cyane. Hari amashusho yafashwe abantu bakayasesengura. Hari abagiye babona ibintu, bamwe bakaba baragiye babyita ngo ni za kibona umwe. Iyo bavuze ibintu bitamenyekanye bigaragara mu kirere, abantu bamwe bahita bavuga aliens, ariko si buri kintu kidasanzwe kiba alien. Hari drone, hari indege, hari satellite, hari meteorite, hari n'ibindi bintu bishobora gutuma umuntu abona ururimi rudasanzwe. Ariko nanone hari ibintu bimwe na bimwe abantu bakomeza kuganiraho imyaka myinshi. Tekereza urebye hejuru nijoro ukabona ikintu gifite ururimi kigahagarara, hanyuma kikagenda vuba cyane, kamera yawe ikagifata, ariko ejo bukeye nta muntu ushobora kukubwira neza icyo wabonye. Wabyita iki? Nyandikira muri komenti uko wabifata, ukande na like by'umwihariko kuri ino video. Reka twikomereze ku mwanya wa 4 tudatinze. Ubuhanga bwa kera bwahishe ubura. Iyo turebye ibihugu bya kera dusanga hari inyubako zatangaje cyane. Hari pyramid, hari temple, hari city zubatswe kera cyane. Ikibazo abantu benshi bakunda kubaza ni iki? Ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza ni iki? Bubakaga bate ibi bintu? Ni ukuri ko abantu ba kera bafite ubuhanga bwinshi, kandi rimwe na rimwe dushobora gusuzugura ubushobozi bari bafite. Iyo umuntu abonye inyubako imeze kuriya imaze imyaka iteye ubwoba, amagana n'amagana cyangwa ibihumbi, ahita atekereza ko yaba yarubatswe n'ikindi kiremwa. Ariko akenshi ubushakashatsi bwerekana ko uburyo abantu bashakaga ubwenge, imbaraga
n'imikorere igiye itandukanye ihuriweho, ariko nubwo hari ibisobanuro byinshi, hari ibintu bimwe na bimwe bikomeje gutera abantu amatsiko. Ukuntu byaba byaragiye bigerwaho kuri tekinoloji yari iri hasi itarageraga kuri urwego. Kadukomeze ku mwanya wa gatatu, ibintu bikorwa n'ubwenge bw'umuntu. Hari igihe umuntu ashobora kubona ikintu kandi kikagaragara nk'ukuri, ariko nyuma usanga ubwenge bwamubeshye. Hari optical illusions. Hari ibintu umuntu ashobora kubona bwite n'ururimi. Hari amajwi ashobora gutuma umuntu yumva ibintu bitariho. Hari n'igihe ubwoba bushobora gutuma umuntu asobanura ibintu bidasanzwe nk'ibintu bisanzwe. Tekereza uri mu nzu yijimye, hari umwenda umanitse, umuyaga uraje, umwenda ugatangira kugenda. Mu kanya gato utekereze ko ari umuntu, ariko umaze gucana itara ugahita ubona ko ari umwenda. Ibyo wabifata nk'iki? Ibi bitereka ko rimwe na rimwe amayobera ashobora kuba ari uko tubona ibintu, ariko se buri gihe nuko biba? Biragoranye cyane. Reka twikomereze ku mwanya wa kabiri. Umujyi uri munsi y'isi ni umujyi utuyemo hasi cyane munsi y'isi. Tekereza umujyi wose uri munsi y'ubutaka. Hari ibyumba, hari inzira, hari ahantu abantu bashobora kubaho. Ku isi hari ahantu hagiye haboneka imijyi cyangwa inyubako zubatse munsi y'ubutaka. Iyo ubitekerejeho biratangaje cyane kuba munsi y'isi hariyo ubuzima. Kuki abantu bahise kuba munsi y'isi? Bahisemo kuba munsi y'isi. Ese bariya bahunga intambara? Ese bari bakeneye kwirinda ibihe bibi? Cyangwa hari indi mpamvu? Aha ni hamwe mu hantu ushobora gukoresha amafoto y'inzira ndende zijimye, kamera ikagenda buhoro, ijwi rikagabanuka, hanyuma ukavuga uti, ariko hari ikibazo kimwe. Ese koko twaba tumaze kumenya ibintu byose byihishe munsi y'isi? Reka twikomereze ikintu gitangaje cyane, aricyo nababwiye ko kiraza kuba ari agatangaza. Ku mwanya wa mbere, ikibazo cya mbere, ese turi twenyine mu isi? Abantu benshi bakomeza kugenda bibaza niba batuye bonyine mu isi cyangwa bafite ibindi bintu bigiye birimo mu isi baturanye nabyo. None tugeze ku mwanya wa mbere. Tekereza isi yacu, hari abantu barenga za miliyari ziyituye. Hari inyamaswa zitandukanye, hari inyanja, hari imisozi, ariko iyo turebye hejuru hari inyenyeri zitabarika, hari galaxy nyinshi cyane, hari planet nyinshi cyane. Kandi ikibazo gikomeye ni iki? Ese muri universe nini nk'iyi, isi niyo yonyine ifite ubuzima? Kugeza ubu abantu bakomeje gukora ubushakashatsi bashaka kumenya niba hari ubuzima ahandi, ariko kuba tubona igisubizo ntibivuze ko tuzi byose. Kandi nanone
kutamenya igisubizo ntabwo bihita bisobanura ko alien babona. Iki ni cyo gituma ikibazo gikomeza kuba kimwe mu bibazo bikomeye cyane abantu bibaza. Tekereza uyu munsi umwe mu babonetse ikimenyetso cyemeza ko hari ubuzima ahandi, isi yose yahinduka, abantu bakibaza ibibazo bigiye bitandukanye. Ese basa natwe? Ese bafite ubwenge? Ese baratunze? Ese bigeze badusura? Cyangwa se natwe turi kure cyane ku buryo tudashobora na rimwe guhura? Niba umaze kureba ibi bintu byose, ushobora kuba ubona ikintu kimwe: isi icyafite ibintu byinshi tudashobora gusobanura neza. Hari ibyo siyanse yamaze gusobanura, hari abashakashatsi bakomeje kwiga, hari n'ibibazo bimwe bigikomeje gutagira igisubizo cyuzuye. Ariko ikintu cy'ingenzi ni uko tudakwiye guhita twemera ibintu byose twumva. Iyo ubonye ikintu kidasanzwe, ibaza uti ibimenyetso biri he? Ese hari undi wabikozeho ubushakashatsi? Ese hari ibisobanuro byoroshye? Koko rimwe na rimwe ibintu biba amayobera, n'umwanya ugasanga bifite ibisobanuro by'abasiyansi, ariko rimwe na rimwe ugasanga hari ibintu bigusiga ufite ikibazo. None rero ndashaka ko wandika muri komenti, ni ikihe kintu muri ibi 10 wabonye cyaguteye ubwoba cyane? Ni Bermuda Triangle? Ni abantu baburiwe irengero? Ni amajwi yo mu nyanja? Cyangwa ikibazo cyo kumenya niba hari ubuzima ahandi mu isanzure? Niba ushaka igice cya kabiri cy'iki kiganiro, ukande na like kwino video kugira ngo ugere ku bantu benshi. Niba uri mushya kuri channel yacu Hope TV, kanda subscribe. Kandi wibuke, hari ibintu ushobora kubona ukabibona n'amaso yawe, ariko ugakomeza kwibaza niba koko ibyo wabonye ari ukuri. Murakoze cyane. Tuzongera guhura mu kindi kiganiro cy'amateka, amayobera n'ibindi bidasanzwe na tekinoloji. Murabeho, mwari turi kubana na Hope TV. Ndabakunda cyane, loud and clear. Ciao ciao.